Reka tubifurize ibihe byiza mwese abakomeje kugenda mubana natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Turi tariki 23 ukwezi ni ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Ni inkuru idasanzwe tugiye kugenda tugarukaho y'umugabo wafashwe mu karere ka Nyanza arimo agaburira abantu inyama z'imbwa cyangwa se arimo agurisha inyama z'imbwa, ndetse aho yemeje ko amaze igihe kitari gitoya n'ubundi akora ibyo bintu byo kurya inyama z'imbwa ndetse no kuzigurisha mu baturage. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe mu nkuru zacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka ngusabe wowe udukurikiranye utarakora subscribe uyikore kugira ngo inkuru zacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye bikomeze bigende bikugereraho igihe. Ni umugabo wo mu karere ka Nyanza hariya rwose mu ntara y'Amajyepfo, ni mu murenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, mu mudugudu wa Kavumu. Haravugwa umugabo witwa Banguwiha Alias Mugoyi, akaba ari umugabo uri mu kigero cy'imyaka 44. Uyu mugabo rero akaba yafashwe n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'abaturage bagiye batandukanye, aho batanze amakuru bavuga ko uyu mugabo yaba acuruza inyama z'imbwa, akazihereza abaturage bakazirya ariko atabasobanuriye ari inyama bwoko ki. Ngira ngo ni umugabo bivugwa ko bakimara kumufata ubwe yemeye ko amaze igihe kirekire arya inyama z'imbwa, aho yakoresheje amagambo avuga ngo inyama z'imbwa maze igihe nzirya ariko ntabwo nigeze mpfa cyangwa se nta kibazo na kimwe zigeze zintera. Birumvikana ko ari ikibazo gikomeye mu by'ukuri. Uyu mugabo wacuruzaga inyama z'imbwa, amakuru nabashije kumenya nuko ngo hari imbwa yari iherutse gupfa ipfira ahantu, hanyuma iyo mbwa imaze gupfa arayifata ajya kuyibagira ahantu mu ishyamba, hanyuma inyama arazifata azishyira mu mufuka, yahura n'umuturage akamubwira ko afite inyama ari kugurisha. Birumvikana abaturage rero hari ukuntu inyama kera bajyaga bavuga ngo nimboneka rimwe, hari ushobora kuyibona yakumva amafaranga ari makeya akavuga ati ntacyo mpa ikiro cyangwa se ma inusu. Ubwo rero nyaboneka uyu mugabo witwa Banguwiha Alias Mugoyi abantu bakwiriye kumumenya kubera ko izo nyama acuruza ari inyama z'imbwa. Nk'abantu ibintu ntabwo byoroshye. Ngira ngo uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi aho afungiye kuri sitasiyo ya polisi hariya mu murenge wa Busasamana, birumvikana, nyuma y'uko basanze acuruza inyama z'imbwa. Mu bihe bigiye bitandukanye hari inkuru twagiye dukora hirya no hino, ngira ngo mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga n'ubundi naho ni mu ntara y'Amajyepfo, hari umugabo waje gufatwa arimo kubaga imbwa ndetse iyindi iziritse ku irembo, aho izo nyama yazigurishaga abaturage hanyuma izindi nawe akazirya. Byumvikana ko ari nko kuroga abaturage. Ubusanzwe mu Rwanda tuzi ko hari inyama zemerewe kuribwa ndetse n'izitemerewe kuribwa. Inyama z'imbwa rero mu Rwanda kuzirya ni amahano, ni ikizira. Rero kuzifata umuntu akazigaburira abaturage ni nko kubakorera icyo nakita ubugome bukomeye cyane. Umuntu ashobora kuzirya akaba yakurizamo indwara zigiye zitandukanye. Iyo mbwa bamufatanye basanze bimwe mu bice byayo yamaze kubirya, ariko akavuga ko izindi yagiye azigurisha mu baturage. Ubwo rero nyaboneka uyu mugabo naramuka ahamwe n'iki cyaha azahanwa nyine, birumvikana ashobora kuba ari igifungo runaka azakatirwa, ariko nyuma yaho azongera atahe cyangwa se bizaterwa n'uko itegeko riteganya ibyaha cyangwa se ibihano ribiteganya. Ashobora kuzagenda iki gihano yakirangiza akongera agataha. Nyaboneka uyu mugabo muzamenye ko inyama acuruza ari iz'imbwa, ntimuzongere kumuyoboka kubera ko nimba ubwe yiyemerera ko amaze igihe kirekire acuruza inyama z'imbwa ndetse akazirya, yarangiza akanemerera inzego z'ubuyobozi bw'ibanze ko igihe amaze azirya zitigeze zimwica, ni ukuvuga ko nyine yazigurishaga no mu baturage bakazigura
bazi ko ari inyama z'itungo wenda z'ihene cyangwa se z'inka, kumbe yabaga bahaye inyama z'imbwa. Hari bamwe mu bagiye bafatwa mu bihe bigiye bitandukanye, bagiye bazishyira mu masambusa bakagurisha abaturage. Mu by'ukuri navuga ko ari ubugome cyangwa se ari ubuhemu bukomeye cyane. Uyu mugabo rero hariya mu karere ka Nyanza, ngira ngo abantu barahazi, mu murenge wa Busasamana hariya mu mudugudu wa Kavumu, niho uyu mugabo w'imyaka 44 yakoreraga iki cyaha gikomeye cyane cyo kurya imbwa, ariko yarangiza akanazigurisha mu baturage. Ubundi inyama zigomba kuba zifite nyine ahantu hari ibagiro ryemewe, zikabanza no gupimwa n'umuveterineri ubifitiye uburenganzira, yarangiza akabona gutanga uruhushya kugira ngo izo nyama zibashe kuribwa. Ariko hariho ngira ngo na gahunda y'uko zigomba kuba zanyuze muri firigo, zikabanza zikararamo, ariko biragoye nabonye no kuva kuzibaga bagahita bazirya. Ariko nyine siko amabwiriza abiteganya. Gusa kubaga imbwa byo ni ibindi ibyo bintu bimeze nko kuroga, guhereza abantu imbwa ukabagaburira imbwa umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, noneho imbwa hari ngo yari yipfishije batazi ngo yishwe n'iki, ntazi neza nimba ari indwara yari irwaye, arayifasha arayibaze, ayigaburiye abantu, ababwira ko ari kubaha inyama. Ariko urumva abaturage nabo ntibabazaga ngo ese izi nyama uzikura hehe, ese izi nyama ko tuzi ko utoroye, tuzi ko utajya kugura amatungo mu isoko, inyama uzikura hehe. Niyo mpamvu ubuyobozi bwacu bora bukangurira abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo icyaha gikumirwe kitari cyaba. Urumva ko abaturage nimba baraguraga inyama bakazirya, ntibabashe kuba bamubaza aho inyama zikuye, urumva ko nabwo harimo ikibazo gikomeye cyane. Nta bagiro rizwi ryemewe na leta yari afite, nta matungo wenda yari yoroye mu rugo ngo tuvuge ngo bari babizi neza ko izo nyama ziva mu matungo yoroye. Byumvikana ko habayemo n'uburangare bwa bamwe mu baturage baryaga izo nyama, batabashije gukurikirana neza ngo bamenye izo nyama aho uyu mugabo azikura. Ngayo nguko rero, ubwo uyu mugabo uri kuri sitasiyo ya polisi mu murenge wa Busasamana, icyaha nikimuhama azabihanirwa n'amategeko kugira ngo bibere n'abandi isomo. Ngayo nguko rero, mw'abantu mwe ntabwo ibintu byoroshye. Imana ibaho umugisha rero abakomeje kugenda mubana natwe ndetse mukurikirana n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, haba abari mu Rwanda ndetse n'abadukurikirana bari mu bihugu bya kure hirya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese Imana ikomeze ibagirire neza. Hanyuma mbibutsa ko kandi turi mu bihe bya Pentekote ku bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Turi mu gihe twizihiza cyangwa se twitegura umunsi mukuru wa Pentekote, aho itorero ryibuka igihe umwuka wera yamanukiye intumwa. Rero dukomeze kwitegura neza kugira ngo umwuka wera azamanukire mu mitima yacu, nk'uko ari isezerano rya buri wese wemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Imana ibagirire neza rero, ndabashimira cyane uburyo mukomeza kubana natwe. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ibintu byose bigende neza.